umutungo. Ihohoterwa rero rishobora gukorerwa igitsina gore cyangwa igitsina gabo, rikabangamira amarangamutima ye cyangwa imitekerereze ye, rikamugiraho ingaruka mbi. Ihohoterwa rishobora kubera mu ngo cyangwa hanze y'ingo. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero harimo gufata ku ngufu, ngira ngo ari naryo twibandaho cyane. Gufata ku ngufu rero ahanini biterwa no kunywa ibiyobyabwenge. Iyo twamaze kunywa ibiyobyabwenge bitugira chronique by'ubwabyo bigasigara bidukontorora twebwe na controle dufite. Aha niyo mpamvu cyane turi kuvuga ngo turwanye kunywa ibiyobyabwenge kubera ko nibyo bitwicira ubuzima. Niba rero tuvuga ngo ubuzima bwanjye agaciro kanjye, ntabwo twagira ubuzima bwiza tunywa ibiyobyabwenge cyangwa se dufata ku ngufu cyangwa tugafatwa ku ngufu. Ikintu rero dushobora gukora kugira ngo twirinde ihohoterwa cyane cyane ku bakobwa, mukwiye kwirinda kuganirira ahantu hamwe nyine n'uwo mudahuje igitsina cyangwa se n'umuntu kurusha imyaka. Igihe uzabona umuntu ari kugushuka ngo mujyane ahantu hamwe nyine, uzamwirinde kubera ko nta kindi azaba agamije kuguhohotera. Rero hari igihe akenshi tuvuga ihohoterwa abantu bakumva ko rikorerwa abana bari munsi y'imyaka 18 gusa. Yego ahanini nibo tuba tuvuga, ariko n'umuntu mukuru urengeje iyo myaka ashobora guhohoterwa. Imibonano mpuzabitsina rero cyangwa umuntu wese wakora imibonano mpuzabitsina ku gahato, uwo muntu arahanwa kuko aba yakoze icyaha. Niyo mpamvu rero cyane cyane urubyiruko tubashishikariza kwirinda kuganira ahantu hamwe nyine n'abantu mudahuje igitsina, kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, kwirinda abantu babakorakora, kumenya kuvuga ijambo oya imbere ya sugar daddy cyangwa sugar mami, kubera ko n'abahungu bajya bahohoterwa hanini. Rero nabashishikariza kwirinda. Ikindi ngira ngo ihohoterwa cyangwa se gutwara inda zitateganyijwe nabyo bijya bituruka ku kibazo cy'ihohoterwa. Iyo twatwaye inda zitateganyijwe rero bidushyira mu kaga, harimo kubyara abo bana b'imburagihe tutateganyirije, ugasanga rimwe na rimwe tubuze n'ubushobozi bubajyana mu mashuri bagatangira kujya mu muhanda. Harimo kuba twakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, arimo virusi itera sida, telekomunasi cyangwa se imitezi n'izindi nyinshi zitandukanye. Harimo kandi gutekereza cyane ukumva waniyahura, harimo guhezwa cyangwa se kwiha akato kuko uba wamaze kumva yuko utandukanye n'abandi. Aha rero ku bijyanye n'ihohoterwa icyo nababwira ni byinshi, gusa sinjya nsoza natanze ku buhamya ho gatoya. Ibi mbabwira nanjye byambayeho. Natwaye ndafite imyaka 17, nyiterwa n'umugabo ufite imyaka 33. Nanjye rero nayitwaye nahaye icyuho cyangwa se nahaye uburenganzira wa mugabo kuganira nawe ahantu hatwenyine. Ibyo rero bivamo ihohoterwa rikomeye kandi ribabaza umubiri ndetse n'amarangamutima yewe n'imyanya ndangagitsina. Niyo mpamvu rero nabashishikariza kwirinda. Hanyuma nyuma yaho natwaye inda mbyara umwana afite imyaka 6 ntasa afite. Njya mvuga ko ntasa afite kuko niba umwana agize imyaka 6 atarabona papa we kandi akeneye kumubona, izo ni za ngaruka zose ziterwa n'iki n'ihohoterwa. Kandi iyo umwana atangiye gukura arakubaza papa arihe, kuki tutabana na papa, izo zose ni ingaruka ziterwa no kwihohoterwa. Niyo mpamvu rero ngewe mba nshaka cyane gushishikariza urubyiruko kwirinda ababashuka, kumenya kuvuga ijambo oya igihe muri kumwe na sugar daddy cyangwa sugar mami. Iki ni cyari cyose ubona gishobora kukugusha muri icyo cyaha, mujye mukirinda. Kandi namwe murengeje ya myaka 18 twahoze tuvuga, igihe wumva wananiwe kwirinda, igihe wumva yabuze ubushobozi bwo kwirinda, mujye mukoresha udukingirizo. Murakoze, nsoje mbashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye ndetse no kuba mwaduteze amatwi. Imana ibahereze umugisha. Icyo rero ubundi uhaye umwanya cyane ni nacyubacyo. Bintu murabyumva? Ikintu uhaye umwanya cyane ntabwo ushobora kubura kubacyo. Nuho umwanya gushakira ibyishimo mu busambanyi, hazavamo nabyo byose muzabibona. Inda ku mukobwa uzayiterwa, ibyo rwose bizikora, nubijya muzayiterwa. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uzazirwara. Ubukene uzabubona. Guta agaciro uzagata. Tunywe reso, abavuza imivugo tunywe reso, ababyina bose tunywe reso, mukomeze mube tunywe reso, ariko mubishyire no mu bikorwa.
rero mu mitwe yanyu no mu ntego zanyu kuri iyi myaka mugifite mitoya mwishiremo intego yo kwiga, hanyuma nimusoza kwiga abe rwo muzishyiramo intego yo kuba bagitifu, muzagende mugende no kugitifu no kuntara hawe executive. Turumvikana. Ifandwa TV Factory 1